ubuzima bwa kaminuza ni ubuzima buba bworoshye bugoye. Ubuzima bwa kaminuza ni ubuzima nyine uba ugomba kuba muri umuntu mukuru mu mutwe kugira ngo nyine abantu bakubona bavuga ati no muntu kuko yiga muri kaminuza. Ubuzima muri kaminuza ni ubuzima bugira ubuzima bwo hanze, bugira ubuzima bw'indani mu kigo handi uba wiga, bugira ubuzima bwo muri class, bugira ubuzima bwo muri societe, bugira ubuzima bwo muri ghetto niba uba hanze, bugira ubuzima bugiye butandukanye. Rero ubuzima bwa kaminuza nibwo ngiye kubaganirira akanya mukabumenya. Ni iki kintu musabwa se kaminuza? Ni iki kintu usabwa kugira ngo njye kwiga muri kaminuza? Ndi muntu kijya kwiga muri kaminuza? Ese ndi kwigira kuri scholarship, ndi kwigira ninjye wishyurira? Ibintu nk'ibyo nibyo tugiye kuganira. We niba uri umunyeshuri, sharinga mugenzi wawe no video, aza kandi subscribe. Niba uri umubyeyi, vayo wicare urebe ikintu umwana wawe ukuntu azabaho, niba warabibayeho urabizi, ugenda umenya trick nshyashya. Hari ukuntu abantu bakera biga kaminuza, abubu biga gute? Ese niba ubu ngubu abakera biga gute? Ayo makuru yose ugiye kuzajya uyasange hano. Kora subscribe tugende tubana. Iyi video ni intro igiye kugaragaza, igiye kubabwira lifestyle y'ukuntu njya muri kaminuza nabayemo, and then tuzajya tugenda tubana mu buzima bwa buri munsi. Ngende mbabwira ibisabwa cyangwa se ukuntu ubuzima bumeze kaminuza, amasomo kwiga biba bimeze bite, ese challenges zigiye zibaho, lifestyle, ibintu nk'ibyo. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugasharinga inshuti yawe yo muri kaminuza cyangwa se yiga segonderi cyangwa se umujene ushaka kwiga cyangwa se umubyeyi ushaka kumenya umwana wanjye niba agiye kwiga kaminuza azabaho mu buhe buzima, bizagenda bite. So channel ni Study Vibe Rwanda. Banje kubasuhuza rero muri aka kanya ngiye mugiye kubana nawe, ndi umujene urubyiruko, abangiye kubasangiza inkuru cyangwa se inama ku bijyanye na kaminuza. Ese waba ugiye gutangira kaminuza? Ese waba ushaka kumenya amakuru y'ukuntu ubuzima bwa kaminuza buba bumeze? Ese waba ufite amatsiko kuri bamwe ku nshuti zawe ziga muri kaminuza zaba zitarakubwira wenda amakuru yaho, uburyo babayeho? Ese waba uri umubyeyi ufite umwana wiga kaminuza, hari ibyo utazi, ese ateganya kujyayo, hari ibyo ushaka kumenya? So hano tugiye kuzajya tubana buri munsi mu buzima, turebe challenge, lifestyle, vlog runaka. Muzajya muzisanga hano ku bintu bijyanye n'amakuru cyangwa se ikintu twakiga mu buzima bwa kinyeshuri. Ese iyo wiga muri kaminuza biba bimeze bite? Mbese ubuzima butandukanye bumeze gutyo. So twatangira rero, ubu ngubu ngiye kubabwira life yo muri kaminuza ukuntu iba imeze, ukuntu ubuzima bwo muri kaminuza buba bumeze. Ibintu bigeze nko muri 5 gukurikiza cyangwa se ibyitondere. Life yo muri kaminuza ni ubuzima nyine bugoranye mu buryo runaka, ariko nanone bworoshye, nta kintu buba butwaye. Ni na ngombwa yuko umuntu abubamo nyine bufite icyo buba bushatse kuvuga nk'umuntu ugiye kwiga muri kaminuza, kuko ntabwo wareka gukora ibintu kubona yuko ako kanya biri kwanga cyangwa se bizagusaba ibintu byinshi. Ahubwo uvuga ati nyuma bizamera neza, nyuma ndi gushaka kuba umuntu umeze gutya, ndi gushaka kuba umuntu urenze cyane mu buzima busanzwe. Uyiga kugira ngo uzabone akazi, uzakore cyane, uziyangira imirimo, niyo degree iboneke, ni byiza cyane. So rero turatangira babwira inkuru yanjye ya kaminuza. Ngiyewe njya kwiga muri kaminuza, bwa mbere ndabwira kuri apati ya scholarship. Umunyeshuri warize ubonye scholarship, urapplyinze, so urategereje. Iyo utegereje akenshi uba utekereza uvuga ati kaminuza, ese niba narapplyinze bazampiye kaminuza? Wifuza wenda yegereye aho utuye, wifuza
bitewe n'ibyiyumviro byawe hari kaminuza ushaka kwigamo. Rero nk'iyo wabonye scholarship akenshi ujya kubona ukabona baguhaye ahantu utatekerezaga yuko baguha ngo ujye kwiga, ukabona wenda baguhaye ahantu kure, se baguhaye ahantu hafi wenda si wowe washakaga. Ibyo byose nyine rero urabyemera ko nta kindi kintu uba wahinduraho kuri iyo scholarship baguhaye, ugomba kujya kwigaho bakohereje, kiretse uhisemo kwiyishyurira ngo ugende ujye kwiga wowe aho ushaka. Ubuzima bwa kaminuza rero uragenda, ikintu cya mbere uba ugomba kumenya ni ukumenya yuko ugiye mu buzima bwawe wenyine, aho utari kumwe n'ababyeyi, aho utari kumwe n'abantu nyine, ugiye kuba muri sosiyete y'abantu bashyashya benshi kandi nyine audience nini mutari muziranye. Ushobora kugenda ugasanga abantu muziranye bake, ariko ni bake ugereranyije na audience uba ugiye guhura nayo. Muri kaminuza rero nkanjye ambasangiza ubuzima bwanjye, njya kwiga muri kaminuza. Njya kwiga muri kaminuza ubwo narapurayinze, ndangije kuapurayinga bisanzwe, feedback azije mbona bampaye kujya kwiga muri kaminuza runaka ntari bumentioninge, ariko ntabwo ariyo nifuzaga. Ubusiyo zanjye zari kaminuza ebyiri, numva avuga ati ahangaha bahamaye byaba ari byiza, ariko nyine bampaye ahantu nifuzaga. Hari na kure ntarahajya, ndavuga ati se biragenda bite? Ntangiye kwiba, numva ndabyanze, numva mbuze uko mbigenza, ariko ndavuga ati kama mbaye ko ari kuri bourse ya leta, ari scholarship nabonye, ngomba kujya kwiga. Ubuzima bwa mbere none nta mafaranga nari mfite, kandi no mu rugo nta mafaranga, mu buryo bw'finance nta mafaranga bari bafite. Ngo byahise bajya kuri pressure, uvuga ati se umwana wacu niba agiye kuzajya ku ishuri, se yazagenda ajyanye iki? Yazajya ajyana iki? Basic y'amafaranga twamuha kugira yakoresha ni iki? Kuko umaze gufata amakuru uvuga ati ni ukugenda ukaba muri ghetto. Ubuzima bwa ghetto murabuzi, ni ukugenda ugashaka ibigutunga muri iyo ghetto, ndetse ukaniga kandi ukiga neza kugira ngo ubone n'amanota. Ndavuga ati ikintu kigiye gukurikiraho kandebe ko aho hantu banyohereje hari umuntu waba waragiye kwigayo mbere, ukaba wenda ukaba yigayo. Ndamutekereza, nsanga hari umuntu twiganye segonderi w'umuhungu, ndamuhamagara uvuga ati bimeze biti? Sawa. Cyacagamo biragenda rero, ati banyohereje kwiga aho ngaho, narapurayinze none ndabonye ariho bamaye. Ubwo inshuti zanjye zari zarambwiye ati kaminuza nziza ziba izi ngizi, iyi si nziza. Ngo arambwira ati kaminuza buriya zose ni kimwe, kaminuza zose ni kimwe, icyo ugiye ushaka kiba ari kimwe, uri ukwiga ubwenge ukabumenya n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko nyine uko bakubwira apati yaho bari, nanjye niko nakubwira apati y'ahandi, naho nyine byose ni the same. Nanjye namubwira ati se ubuzima bumeze bite, ko twitegura kuza, inzu nzayikurahe yo kubamo? Se biba bimeze bite, n'iki bisaba amafaranga, ikigero cy'amafaranga basi byansaba kugira ngo nze kubonga nyine meze neza na nige nangahe. Arangije arambwira ati ubuzima bwabwo muri kaminuza kugira ngo ubemo nyine ni uko ugomba kuba ufite inzu. Ahangaha rero njyewe ndi hano, ni muri sosiyete, ntabwo wabura inzu uri umuntu uje kwiga. Uraza ugashaka inzu nyine nk'ibisanzwe, ariko byiza ko umpamagaye aka kanya njye nayigushakira mu gihe utari waza, warangiza ukaza nyine ukayishyura kugira ngo usange nyine batarayigutanze. Urumva biba byiza iyo ufite umuntu wahamagara bavuga ati waba unshakira inzu, ku buryo nzaza mbona address apana kuza njya gushaka inzu kandi mfite n'utuntu runaka wenda nzanye na pakinze nka gutyo. Aranshakira inzu rero arayibona, gusa arambwira ati inzu yawe ugomba kwishyura vuba,
wenda ukazatangira kubarana na randi rodi nyuma warahageze. Ambwira ati okay, kanyashake ubu nta mafaranga mfite, ariko ninyabona nzahita nyakohereza inzu batarayitwara. Ambwira ati yego. Ndangije ndamubwira ati se iyo nzu kubana, ko njya numva muri kaminuza hari ukuntu ushobora kubana n'umuntu. Ambwira ati rero muri kaminuza hari ukuntu ubana n'umuntu akagutenguha, ntakubere nk'uko we wifuzaga, ukaba wamubangamira cyangwa se we akakubangamira. Ati ibyo ngibyo byose urabirebaho niba wumva nyine wabasha kuba muri ubwo buzima, wabasha kuba muri ubwo buzima bwo kubana n'umuntu ukirengera ingaruka zizaza zitaza, cyangwa se wowe ukaba wumva waba ku giti cyawe wenyine. Ndabwira ati wamugani kuba njyenyine byo byiza, ku buryo iyo nshuti niba ntanayifite wenda twajya kubana ikazaba biza nyuma cyangwa se ntibinaze. Nyuma ngo naramuretse nguma kuba mu zabukuru ndi gushaka amafaranga make kugira ngo nyine nzajye muri kaminuza mfite chat de poche runaka, ku mufuka wanjye bimeze neza. Ubwo amafaranga narayashatse, ariko mu rugo haza kuboneka ikibazo. Mu rugo habonetse ikibazo, biba ngombwa ko amafaranga make nari mfite nyaha ababyeyi mu buryo buke kugira ngo njye nayo bafite bakemura ku kabazo, and then bazaba yamangiye negereye mu gihe cyo kugenda, negereje kugenda cyangwa se ngiye kugenda. Bigenda gutyo. Noneho yongera kumpamagara wa muntu arambwira ati se ko wambwiye ngo ngufatire inzu, igihe kikaba kigeze hano kandi igihe kikaba cyegereje, inzu bakaba bagiye kuyitwara. Ndamubwira ati rero nta kibazo, njye nta mafaranga nari nabona, inzu yitange, komeza uzanshakira indi, ubwo nanjye nzagenda nkubwira. Arambwira ati okay, nta kundi, ubwo n'ubundi dore bari baje kuyitwara, ubwo inzu bayitwaye. Ndabwira ati ubundi ko tuziranye nkabona amafaranga yabuze, ko nabonaga amafaranga yabuze n'icyizere mu rugo bari kumpa ayo mafaranga ntazayabona, wongeye gutanga mu buryo nawe ati wowe ubana n'umuntu. Arambwira ati njyewe ndibana, nibwo buzima nahisemo bwo kwibana. Okay, nta kundi, guye komeza unshakire nzakubwira. Araguma aranshaka, arashakisha. Mu gihe cyo kujyayo rero ndumva pe nagiye muri kaminuza nta mafaranga ahagije. Reba amafaranga ya stoke y'ibiryo, kugura ibiryo uragiye uguza aho ngaho, uguza imiceri, uguza imboga, uradebye muri stoke. Amafaranga ya gaze, kuzatekaho, kwifiringisha, ibintu nk'ibyo. Amafaranga ya tapi zo gushyira mu nzu, amafaranga y'irido, amafaranga ya matera niba ntayo ufite ujyanye, amafaranga y'udukoresho twose dusabwa muri iyo nzu ntatwo nari mfite. Nta mafaranga nari mfite pe. Ndangije mpamagara uwo muhungu, nabwira ati ko tugiye kuza, nta kuntu waba naza mu rugo ko bagize ikibazo iki n'iki, ntiwambera imfura kaza tukaba tubanye mu minsi mikeya, nabona bya bindi nsabwa kugira ngo njye mu nzu yanjye ntagire ubuzima, bimwe nzagenda mbigura gake gake, then bikazakorwa. Arambwira ati nta kibazo, wewe ntabwo nakwangira, n'abandi bagiye gutangira, kandi kuza kare nibyo byiza, ukaba ushaka n'iyo nzu waza, niyo ufite inzu tukaba tuyishaka, ibikoresho ugenda ubishyiramo gake gake, ntabwo ari ngombwa nyine ngo uze uhite wuzuza inzu kandi nta mafaranga ufite. Mu rugo nari narababwiye, nabwo ati mwana nshakiye amafaranga, bose biragenda bite, turabyumva nibyo, ariko ikiri aha ngaha nta tutapfunze imitwe, amafaranga n'aya ngaya niyo dufite.
ubwo bampaye amafaranga atari menshi, gusa nyine kugira ngo uze kumva ingano yayo ndababwira amafaranga icyo yakoze. Ndagenda ndatega ngerayo, ndamusuhuza, ndicara, nasanze yatetse turarya, then tujya mu kuganira, nganiriza ubuzima bwabo ukuntu buba bumeze, twicara ku ahantu ho gatoya tureba view zigiye zitandukanye zo muri quartier. Nubwo ati rero igikurikiyeho ni ugushaka inzu turagenda turayishaka, ndayibona y'ibihumbi 20, inzu y'ibihumbi 20, ubwo ndayishyura. Ati okay, isigaye ni ibikoresho byo muri ya nzu. Ubwo ibikoresho byo muri ya nzu ntabyo nari mfite, kuko nari mfashe inzu, nari nyifashe ibyo batazayitwara, ndangije ngembe mbana nawe, indeni nimbona amafaranga wenda mu rugo bayampaye, nzagende mbe muri ya nzu twashatse. Mbana nawe umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, ashiramo iminsi nk'icyumweru. Ubwo kubana nawe niko ku munsi wa mbere ngiye ku ishuri, ndagenda kaminuza barayinyereka, mbona inyubako, ndavuga ati okay, abantu mpura nabo aho n'ubuhura, abantu utazi, gusa hari ukuntu ku kigo hava hari abantu mwavuye uzi ku bantu babonye scholarship, hari nka 3 cyangwa se 4 cyangwa se bangahe bohereje aho nawe wagiye kwiga. Ubwo nibo bantu nari mfite kuba nzahurira nabo nkabamenya. Tunahuriyeyo ndabasuhuza, ibindi bari ukwigira karume mu buryo runaka, kubona nta muntu uramenyana nawe. Ndangije ndagenda, ngiye ndagenda twinjira muri sale nk'aho bagiye kutwakira, batubwira amategeko n'amabwiriza yo mu kigo y'ukuntu umunyeshuri yitwara, ibisabwa. Ubwo hari icyo bita SCAD mubanza kwiga iyo mugeze muri kaminuza muri leta, ibabwira nyine mwiga kuri ubuzima busanzwe, se ni iki kintu gisabwa kwiga wiga kaminuza, ni izihe basic knowledge ukwiye kuba ufite. Iyo SCAD ni ese amasomo uziga, iyo SCAD ibivuze haba harimo amasomo uziga, ubuzima uvuyemo, ubuzima ugiyemo, ndetse na community uzabamo aho ngaho, n'amategeko n'amabwiriza ya system ugiye kwigamo. Mbese baba bagushira ku mayange ku bijyanye n'amasomo ugiye kuziga, cyangwa se niyo kuzitwara muri uko ugiye kwiga. Haza kuza ubwo SCAD ayitangira ku munsi wa mbere, ndagenda ninjira muri class. Twigiraga muri class ariyo na laboratoire, ntabwo ari laboratoire, ntuza IT room niho twigiraga. Ndangije ndagenda turiga umunsi wa mbere, ndataha. Kwiga umunsi wa mbere ikigoroba, ukaba ugenda ugataha ukarya ukongera ukagaruka. Urumva ngo yanyigaga imbere kuko nari mbimenyereye, aragiye ariga, arangije arambwira ati nyuma saa zigeze, arambwira ati watashye se? Ubwo ndagenda, hari ibiryo twe twatetse twaraje, ubwo ndashyushya turarya. Ubwo nawe nibwo yari atashye, turaje dusubirayo. Ubuzima rero kubamo hari ukuntu mukora ama group, mukora muri class, mukora ama group kugira mukora ama work, ama exercise bagenda babahereza muri iyo SCAD. Duhurira rero abantu utazi, gusa ariko b'abanyeshuri bangaye 3 twari twariganye kuri iki kigo runaka, nibo narinzi, twarawe turamenyana, ndabasuhuza ngo ati bimeze bite. Ndabaza ati se ubuzima bwanga mwe muri kubasha kukura gute? Ubuzima ni neza, ntari no kumenyera nyine, ubwo ibizaza tuzakira ibyo ngibyo. Ubwo rero nkomeze kuba nyine menya kwiteka, menya gutaha, bata amasaha n'ayataha. Iki gihe niba ari free ndicara gutya, ndaba ndi mu rugo gutyo ndimo
nkibereye chat nsubira mu masomo byo twize ibintu nk'ibyo ngibyo kuba utaramenyera utaranagirana ibirangaza byinshi by'ahantu wenda ukwiye kujya keretse amatsiko yo kuvuga ati kamenye karitsiye mbe ngendamo gutyo njye menya ahantu campus iri gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. So ndangije ikintu cyakurikiyeho kuba muri ubwo buzima nagiye menyana n'inshuti zigiye zitandukanye apapa z'abanyeshuri ukagera n'amahirwe ugahura n'abandi bo mu yindi option cyangwa se department yindi runaka biga ibitandukanye n'ibyo wiga nabo wenda mukamenyana. Hari amagroupe noneho aba mu kigo wenda za club runaka ndavuga ati se nayaye club runaka nakederesamo kugira ngo nyine ngira aho mbarizwa ko kujya muri kaminuza agira club mbarizwamo niba ari icyo nshoboye niba ari entertainment nkaba nkajyayo niba ari unit club niba ari ibuka ya ARG ariyo yabayibuka n'ibindi nk'ibyo. Okay, ndavuga ati aha ndashaka ndanahabona ndagenda mpurira n'abantu baranyakira numva nabo tugiye tumenyana gutyo biraho bipoze koko ndumenya n'umuntu then mwatandukana byanyu bikaba birangiye. Gusa nyine nasanze muri kaminuza kumenyana n'umuntu biroroshye iyo wagiriye amahirwe yo guhura nawe ugashaka kumenyana cyangwa se ugashaka kumenya biroroshye mitamuza byihuse ko nyine nta mbogamizi ntago abatuye kure amutuye mwese hafi aho y'ikigo. Ikindi muhura kenshi muje kwiga kandi ikindi kuko kaminuza nta yindi mirimo uba ukora iyo wenda udafite akazi runaka akenshi uba wiga afite ukajya kuri chat ukajya kuri social media ukareba n'iki niba amasaha yawe yo kwiga yarangiye cyangwa se yo wihaye ya etide ukajya kuri chat rero nta kindi kintu ukora kuba wagiye muri ubwo buzima bwaho ngaho aba ari ukwiga aba ari ukuvuga ati ngiye niba nagiye ntari kwiga ndavugana na ya nshuti twaje guhuza tukaganira bisimite se urabibona gute ibintu nk'ibyo akenshi ari usanga yo uvuyemo inshuti yawe. So rero ngarutse muri ubwo buzima bwo kuba mu nshuti kwiga kugira ute cyambere cyo ntiwakiga muri kaminuza. Kwiga muri kaminuza udafite smartphone cyangwa se telefoni biragoye bisaba kugira ngo ufite telefoni nini kuko ibintu byinshi bikorwa ku rubuga nk'iyo WhatsApp kugira ngo ubone amadocument runaka iyo email kugira ngo uzi kubona ama-email runaka y'aba lectures abarimu uze gukomunikana n'abanyeshuri muhita niba mugeze muhita mukreya group ya WhatsApp muzajya muhuramo kugira ngo muvugene mufatiramo amakuru runaka. Rero udafite smartphone byakugora ngo ngiye nari mfite telefoni ya smartphone ariko itari nziza. Iyo ufite telefone smartphone ariko itari nziza nk'umuntu wiga muri kaminuza nyine bisaba smartphone kugira ngo smartphone yihuta ifotora ifite umuriro uhagije phone nyine nziza pe. Ubwo ariko niyo ufite isanzwe ntawe cyambere ni telefone iguhereza amakuru ukeneye. Ubwo nyine kwiga gutyo umuntu ariga kimwe cyose kigakora izo chat abo bantu izo nshuti kumenyerana then ibyo byose iyo birangiye biba mu ibintu byo mu kigo muri campus biba mu minota mikeya iyo uba hanze tujya muri ghetto yawe. Kwiga ibisoza mu minota yindi isigaye ni iwawe ukagenda ugateka karya warangiza guteka nyine ukareba utwo dufilimi. Rero ngarutse muri bwa buzima ubwo nagiye mbamo niga gutyo na wa muntu uribuka yuko nari mfite inzu nishyuye amafaranga byaratinze kugezaho wa muntu uko n'ubundi yari inshuti yanjye nari mfite n'uburyo nzajya kuba mu nzu yanjye nkagira mubarizwa ntabwo yankumiriye kuko nyine twari turi kubana neza muri iyo minsi. Ni umuntu uje ntabwo wabura kumwihanganira icyumweru kimwe bibiri bitewe n'ikibazo ngene naramugejejeho. Nyuma ko umuntu mbere tuniga yari umuntu mukuru kuri njye mwubaha amafaranga y'inzu yanzu nishyuye biba ngombwa yuko
uwo muntu nari ndiho bo bagiye kujya muri stage bakaba batashye, twe tugasigara aho ngaho. Njye na promosiyo twazanye, wumva bo yari promosiyo iri imbere yanjye yo itaha ndagataha. Rero ndamubwira ati amafaranga y'inzu ageraho ukwezi kuragera, ntarabona amafaranga y'ibikoresho na za gaze n'amasitoke yose najya gushiramo. Muhungu ubwo arambwira ati nta kibazo, njyewe ntabwo nabura kwizerera umuntu twarabanye, tujye tubana, ibizagenda biza uzagenda ubimenyesha. Yego, baba begereje gutaha mu rugo. Ku mafaranga nazanye naguze stoke nkeya nyishyira aho ngaho, ubwo nasanze niye nkeya turabihuza, ubwo bivamo ibyo tuzaba tujya muri ino minsi. Nibyo nize bwa mbere turi kurya. Stoke naragiye ngura gaze, hari gaze ye nahasanze, hari n'indi naguze nyitereka aho ngaho, ariko noneho gufiringisha ndagenda nuzuza gaze ye yari ihari, kuko ariyo twari turi gutekeraho muri iyo minsi. Matera naragakuye, imyenda yari iyanjye, ubwo ibindi bikoresho ari ibyo muri iyo nzu. Aravuga ati ngiye rero ngiye gutaha, wowe uzabe hano, ibindi uzagenda umbwira. Rero aho nize ngewe, inzu zaho ukuntu zimeze, iyo utashye muri vakanse wishyura 1/4. Wishyura 1/4, waba uriye ukishyura yose. Ubwo ngubwo yaratashye, njye nsigara mu nzu. Arambwira ati nzajya mbona amafaranga nzajya ngufasha, ko nyine uri mu buzima butoroshye, nta mafaranga urabona menshi cyane. Hashize igihe rero mu rugo baza kunyoreza amafaranga, ngura ibikoresho bike mbishyira muri iyo nzu. Ndangije ndagenda ngura matera, bati matera niyo yibanze. Ngize inzu ngize ukuntu njya kuba mu buzima bwanjye runaka, nakenera matera. Ngize ukuntu njya kuba mu buzima runaka bwanjye, nakenera iyo gaze, nakenera ibiryo amafaranga yabigura, ariko urumva matera, gaze, ibiryo, imyenda yanjye niba nyifite, ibindi nabishaka, cyangwa se ako gatapi ko kugira ngo iyo matera itaza kujya hasi, ibindi nabishaka gake gake ndabigura mbishyize muri iyo nzu. Umutipe agiye gutaha, ubwo urumva ayo mafaranga bari bayanyoherereje, naragiye ngura matera. Nguze matera gishyira aho ngaho, matera nziza. Navuga ati kangure matera ishobora kumara imyaka nk'ibiri cyangwa se n'itatu bikunze, kuko nari mbonye amafaranga. Ndayigura, ndavuga ati kamenye iguze gaze, ndayigura nyishyira hariya, ibiryo ndagura nshyira hariya. Arangije ahita ataha. Ubuzima bwo kubaho we yaratashye, ngiye narasigaye. Umva bwarebaga ngewe, nagombaga kwiga, nkamenya guteka nyine nkitekera, nkavuga ngo nariye. Aho ngaho rero ikintu cyari kiriho, ubwo nagombaga kuvuga ngo nariye, nta muntu uri buze kuntekera, ni njye ndaza kwitekera, nkaniga, nkanakora n'ubundi buzima busanzwe. Amafaranga nkishyura randi rodi. Umva rero narabonye amafaranga makeya, kandi hari na buruse, amafaranga buruse y'ibihumbi, ubwo batanga 40, bakaguha amezi 2, bakaguha 80. Ubwo nyine ukamenya ko amafaranga agomba kugutunga mu mezi 2. Nawe wagira wiyongeraho, nuko wagira famiye, nuko, ariko nyine ayo mafaranga akatangwa, ukayafata, ubwo nyine ukayakoresha. Ubwo buzima rero nibwo buzima ugenda ukabamo, muri ubwo buzima bufatiye buruse, ukamenya kubudgetinga amafaranga yawe. Hanyuma nibyo bintu nakoraga. Ntabwo nakunda gusesagura amafaranga, ntabwo nk'inzoga wenda ngo ndajya kuyagura inzoga n'iki, ibintu nk'ibyo.
gusa nyine n'abazinywa baba bafite ukuntu babigenza nyine, ubwo bakamenya ati iryo cupa narimwe, ariko kaminuza iyo ugiye ukajya gusinda ubuzima burakwangana. Ugomba kubona niba unywa icupa ryawe ukarinywa neza, niba utanarinywa ukabireka. Kaminuza nyine yigayo abantu bakuru b'ingeri zitandukanye. Hari igihe wigayo ufite imyaka runaka ukajya kwigana n'umuntu mukuru cyane, uvuga ati uyu nguyu yaba n'umubyeyi wanjye mu buryo runaka, umwubaha ari umuntu mukuru wawe. So rero nyine ubwo buzima nisanzemo ndagenda mbubamo kandi neza, kuko nyine ari ukuntu ibintu bikorera. Iyo uri umuntu uri sociable biroroshye kwita wabitumenyana n'abantu, ko nabo baba bari gushaka inshuti. Ndagenda menyana n'inshuti zimwe na zimwe, turaganira, ambera n'inshuti ku buryo umuntu ashobora kuza kugusura, mukaniga ibintu nk'ibyo. Nyine ni ibintu bigiye bitandukanye. Ndangije haza kuza urumva ya mafamiye nagiyemo cyangwa se ya maklabu, ntagire inshuti za cyane zimwe z'imbere. Nza kubonerayo n'inshuti imwe twakundaga kugenda tuganira, wari uzi kuririmba, tukaba tujya kwiririmbira ibintu nk'ibyo ngibyo, arizo vibe. Ibindi tugataha tugateka tukarya. Nza guhuza n'uwo mutipe, kumva twabaga mu gipangu. Ndamubwira ati rero waza ukaba mu gipangu mbamo, harimo inzu, urumva mugenzi wanjye twabanaga yaratashye, wowe ukaza ukaba uba ku ruhande, tukaba duhuza cyane nta kibazo. Arankundira, arimuka, ko nyine yari inshuti yanjye ya hafi cyane, ko nabonaga duhuje vibe n'iki. Araza turabana, aba ku ruhande rwanjye, ariko kuko ku ruhande rwanjye yari afite ibikoresho byarabishyize mu nzu ye. Araza tuba tubana muri ya nzu yanjye, ariko turavuga ati wa undi naza niba uzaba ufite ya nzu yawe, jya uguma uyishyure, nanjye nishyure iyi ngiyi. Araza tukazajya yishyura iriya nzu, ya nzu ye atabamo, nk'aho ari wa muntu wagiye akishyura 1/2. Njye yanjye tukayishyurana amafaranga yose, nk'aho ari abantu babamo babiri. Ubwo rero turabana, twe duhuje vibe. After class twajya gutembera mu mujyi waho ngaho, tukitahira, tukiga, tukabyuka kare, tukajya muri class niba idahari nyine tukaryamaho gato, tugatindaho, tukabyuka, tugateka, tukamesa, tukarya. Ubuzima busanzwe nyine, busanzwe nk'ubwa sosiyete. Muri class tukagenda tukiga, twe tumaze kumenyerana n'abantu. Urumva nakoraga ubuzima bwinshi nabubanagamo nawe. Nkamagara mu rugo bakambwira ngo bimeze bitya, nabo bakambwira ati natwe bimeze gutya, biragenda. Ese barumuna banjye bimeze bite? Nari mfite murumuna wanjye yaragiye kwiga, nawe nibwo yaragiye kwiga muri A-level, nawe asaba amafaranga n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye. Gusa nyine nabwira ibintu by'imbogamizi nahuye nabyo. Kwiga muri kaminuza nta mafaranga ufite ahagije biragoye. Niba bisaba kugira ngo ugire budget, ukuntu ubara utuntu twawe. Ese amafaranga ugiye gutanga n'ayiki? Ese niba usohoye angaya usigaranye angaya? Ese niba hari utuntu muri runaka muri kaminuza barebaho nko gufotoza impapuro runaka, gusohora document runaka, ese ni ibintu birebana n'iki? Byose ugomba kugira amafaranga ari basic kuri buzi gutanga kuri ibyo bintu, ugomba kuba uyafite. Ikindi nta bindi bintu birenze muri kaminuza n'ibyo, n'amafaranga yaho ntabwo aba ari menshi cyane, ariko ugomba ufite amafaranga yibanze nanone kandi atari make. Ifite menshi ni sava, ariko niba ufite make ukamenya kuyajera nabyo ni byiza. Kwiga muri kaminuza ntabwo bikomplitse, kuko akenshi mwigira online, ukiga mufite mashini. Niba utayifite ukikoresha telefone kugira ngo ujye ubasha kwiga. N'iki ufite agakayi urugendo ukanota ahantu, ariko ntabwo ugomba kugira ahantu unota. Gukora research, kwiga muri kaminuza ni research. Ufite telefone wabonye amakuru, research ukanariza bitewe n'ibyo wize, nta kindi. Kwitonda muri kaminuza, kwitonda, kugira discipline. Uba wamaze kuba umuntu mukuru, ugomba kwitwara nk'umuntu mukuru,
nta bindi bintu nyine birenze biba biri aho ngaho. Ikindi muri kaminuza kugira aho ubarizwa ukagira inshuti zawe uzajya uganira nazo ukavuga ati ngewe mfite runaka ndibuze kuba nganira nazo, se mfite umuntu najya gusura cyangwa se nawe akaza akansura. Ikindi kintu ni amakuru ugomba kwiga muri kaminuza uri gupanga, uvuga ati ngewe ndi gupanga iki. Nagiye muri kaminuza nzi yuko ibintu bijyanye n'amasomo nyine ari ukwiga byoroshye, ariko muri kaminuza nasanze wiga ariko ufite intego zo kudatsindwa, kuko gutsindwa kwaho ni ukwishyura amafaranga. Gutsindwa muri kaminuza no kwishyura amafaranga. Niba wize isomo ukaryiga uba uzi yuko nuritsindwa uzaryishyura. Hari ibyo bita amakwizi cyangwa se amasayinimenti, cyangwa se iyo uyitsinzwe asayinimenti na kwizi biri generali, iryo somo urisibiramo ukarisubiramo ukongera kuryiga mu gihe abandi bagize ute bimutse. Iyo urumva ibyo byose, noneho iyo utsinzwe examen, watsinze za kwizi, uragiye utsindwa examen iyo uyitsinzwe, ikintu ukora urishyura ukayisubiramo. Urumva kugira ngo hari icyo bita, kugira ngo umenye uburyo wishyura, icyo bita credit, nzabibabwira muri video ikurikira, aho nyine ukuntu babara credit y'isomo kugira ngo nyine uzamenye uryishyura. Ikintu cya mbere ugomba gukora, ujya kuri attention ni handi twisanze nyine ugenda kwiga kugira ngo ushake amanota ku kibi n'ikiza. Nta muntu uzakora ko urasabwa kwiga kugira ngo ubone amanota. Rero nyine nubwo ubuzima wisangamo ukamenya yuko ibintu byose uri buze gukora independence cyangwa se freedom ufite, yuko uvuga ati mba muri ghetto nta muntu ndeba n'iki, ababyeyi banjye bayikoreye ibiki n'iki, ugomba kumenya yuko uri buze kwiga kugira ngo uze kubona amanota utazishyura amafaranga. Kandi except yo kwishyura amafaranga wishyura amafaranga ariko ntabwo ubona amanota menshi, ko baba bafite ikigero. Niba wanasubiyemo iryo somo, hari amanota baguha ntarengwa, ko nyine umeze ntabwo wanganya n'umuntu wakoze wenda urugero kuzuza hakiri kare, wowe nawe ngo nukora wuzuye ngo bahite bavuga ngo nawe wuje. Hari ikigero cy'amanota baguhereza nk'umuntu nyine wasubiyemo iryo somo. Nzagenda bibabwira muri video zizakurikira ukuntu nyine bagenda babibara, ukuntu babara amakredi kugira ngo amafaranga nyine wishyure muri kaminuza, wishyure isomo ikintu biba bisaba. Ese ubundi uhora buri somo ryose uryishyura, kandi ntabwo ari buri somo ryose ukomeza wishyura, urayishyura iri kwara amasomo ugera umubare wayo bitewe na kredi yayo, ukaba wanasibira. Kaminuza naho barasibira, buriya ntabwo ugenda ukomeza ngo wige, ni ahantu ugenda ukiga, utakiga neza ayo masomo utayatsinda ugasibira. Akaba n'amasomo watsindwa bakaguhatorera ukaba wasubiramo, ariko wajya hejuru ya kredi zayo ukahita usibira. Nzabibabwira muri video zikurikira. Ubwo rero nagiye muri ubwo buzima bwo kwiga nkavuga ati iri somo sinditsindwe. Byose ukagenda ukiga ukamenya ukuntu biri buze kubikontorora. N'ubuzima butandukanye waba bugoye ariko bunoroshye, ariko uba ugomba kubamo ufite ubwenge nk'umuntu mukuru nyine ugiye kwiga muri kaminuza. Ikindi kintu wenda navuga ati cy'imbogamizi naba narahuye nacyo, ntabwo nakita nk'imbogamizi, ariko ni ikintu uba ugomba gukora muri kaminuza. Ugomba kuba nk'umuntu mukuru ugaragara nk'umusirimu, ukabuza akantu na kariya, ukaba uri ukaba ufite confidence, ariko nanone ukaba utari wa muntu ugira over confidence, kumva yuko nyine uzi ibintu birenze. Ugomba kwitwara nk'umuntu nyine, ngewe nyine ndi wa muntu utabasha kuvuga ngo ngera ahantu ngo mpite mbashapa, ariko nkabashapa mu buryo buri slow bitewe n'uwo mpuye nawe. Kabanza nyine ukamenya se ahantu ugiye kuba sharp, ndaba confidence muri ubu buryo, ndicisha bugufi muri ubu buryo. Discipline yo ugomba kuba uyifite 100%, ibindi nyine adizi y'ibyo ugenda ugomba kubona. Ubwo nibwo buzima ugenda ukaba muri kaminuza, ukiga umwaka wa mbere ukarangira, wa muntu wari waratashye agera haraza, nkazayamuhamagara tukavugana, menye kuba mu buzima runaka. Ya nzu nishyuye ya kera nababwiraga igera aho amafaranga yayo
danayabura wa muntu yemera kuzajya abana nanjye, turabana turi babiri. Numva twagiriye amahirwe ya ukuntu iyo bane n'abantu muri babiri nyine mugira ukuntu mutwara buri kimwe cyose mukakigabana kugira ngo nyine hatagira uza guhenda undi, ko ntabwo uba ugenga gutunge, nawe ntabwo uba uje ngo umutunge. Ugomba kugira hafu kimwe cya kabiri kugira ngo nyine ubwo buzima mububanyemo atari umuvandimwe wawe akubera inshuti, nyine kubera umuvandimwe mu buryo bw'inshuti, ako nyine mwese musharinga 50/50. Nubwo buzima natekerezaga ko nabwira bwa kaminuza nuko waba umeze, niyo story nisanzemo, niko n'undi nicyo kintu yakubwira. Wenda twabanyemo, wenda buri muntu agira life ye, agira ukuntu agiye bimworohera, bigira ute ko n'amakaminuza aratandukanye, hari aya leta, hari ayigenga. Byose muzagenda mubimenya muri video zikurikira, nzagenda mbasangiza se bimeze bite, nyine mbarushaho kubaha amakuru atandukanye. Ese wowe uri muri kaminuza, ubuzima kubona ni nako nanjye ndi kubivuga gutya, se wowe utarayijyamo, ubu nibwo buzima bagakwiye kuba umenya, uvuga ati nzahura nabwo, ukaba basic. Ko none ikintu cya mbere ni amakuru. Niba ugiye kwiga muri kaminuza, ikintu cya mbere ugomba kuba ufite ni amakuru, ukamenya ati nzabaho nde, nsanze bande, ngiye gukora iki, ndasabwa iki. Kwiga muri kaminuza ntabwo bigoye, ariko nanone biragoye iyo utashyizemo ubwenge. Ugomba kuba umuntu mukuru, ukavuga ati ndi umuntu uri confidence, ndi umuntu ufite discipline, apana kuba over confidence. Rero kaminuza si y'abatoya, iyo abantu bakuze mu mutwe. Hari ibyo uhigira, hari ibyo wakura, hari n'ibyo ugera ukavuga ati ngiye kwiga gutya, ibi nibi mbihindure, niba ibyo nari nsanzwe nkora mu muntu umeze gutya, cyangwa se simbihindura ahubwo nongereho. So muri video zikurikira rero nzagenda, ese muri kaminuza amasomo yaho bayabara gute, ese kwiga ni gute, ese etide ni gute ikorwa, ese muri iruhande nyuma muri societe ubamo aho ngaho muri kaminuza, muri campus uyibamo gute. Nzagenda baha challenge nyinshi, nzagenda baha vlog nyinshi, nzabaha lifestyle, hari n'ingenzi nzabajyana kuri tere tukajya kureba nyine aho ngaho muri kaminuza, tukajya muri class, tukajya muri campus, tukareba ibisabwa byose, tukareba buri kimwe. Rero wowe tubanye hano ku munsi, asabwa kudukurikira, ukadukunda, ugakora subscribe kugira ngo tujye tubana, ujye ubona video zigiye zitandukanye. Bizaba byiza, iyi channel tuzayihurirayo na story nyinshi, cyane noneho ku muntu w'umunyeshuri. Niba uri umunyeshuri, sharinga mugenzi wawe ino video, aza akore subscribe, tujye tubana, amenye amakuru yo muri kaminuza. Niba yiga no muri segonderi nayo nzayababwira, niba no muri primaire imwe nzabanyuza mbabwira ko primaire biba bikiri bisanzwe, segonderi na kaminuza ndetse n'ubuzima bwawe utuye kaminuza nabwo nzagenda mbabwira challenge runaka. Icyo musaba rero no kuza tukabana ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Nzajya mbahereza video zigiye zitandukanye, bwira uburyo kaminuza biga, ibisabwa, se ubwenge bakoresha n'ubuhe kugira ngo wige muri kaminuza neza, ese mu buzima busanzwe muri ghetto zaho biba bimeze bite, ese iyo uhuye n'inshuti y'umukobwa, niba uri umuhungu cyangwa se niba uri umukobwa uhuye n'inshuti wabyitwaramo gute. Ibintu nk'ibyo ubuzima n'ubwo buzima tuzakomeza tugenda tubana nta kibazo. Murakoze, ibihe byiza, kore subscribe kugira ngo tugende tubona video zitandukanye, musharinge inshuti zanyu zo mu mashuri, ababyeyi mujye muza mwicare hano turebe ukuntu nyine abana babyitwaramo, baba bameze ku ishuri. Abana namwe mujye muza nyine hano murebe ngo ni iki musabwa. Rero nyine iyi ni content igenewe buri muntu, akaza akamenya amakuru yimbitse bitewe n'icyo ashaka kumenya ku bintu bijyanye na kaminuza. So nakoze rero, turi kumwe, muzambona mu yindi video, kumeze kugenda musharinga inshuti zanyu. Ubwo ubuzima bwanjye nabwiraga bw'ukuntu nabaye muri kaminuza, ari na intro mbaha y'ukuntu nyine ino channel izajya inyuraho shiki cyangwa se chips runaka ukwiye gukurikiza kugira ngo ube muri kaminuza. Mbigisha nyine ukuntu ubuzima buba bumeze, cyangwa se lifestyle yo muri kaminuza imeze gute. Nzabajyana mu nguni nyinshi cyane kugira ngo mubashe kumenya nyine amakuru agiye atandukanye,
ibintu bigiye bitandukanye, abarimu se, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Rero tujye tubana buri gihe, muzabona byinshi. Iyi yari nka intro, ni intro nyine kwicano ngiye kuzajya mukurikirana ni nshyashya, ngiye kuzajya babwira ibintu byinshi cyane kandi byiza, amakuru wakwiye kuba umenya. Rero nyine koreshe muri comment mbwire ngo ni ubuhe buzima ushaka yuko muganiriraho byo butandukanye bwo muri kaminuza, si n'icyo ushaka ko nkubwira, ugomba kubishyira aho ngaho muri comment, ukakanda like. Iyi ni nka intro, hari byinshi tuzagenda tuganira, henshi tuzatemberana. So ciao, turi kumwe cyane, turi kumwe.